Amahoro y'Imana bane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, nagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka akaba yicaye iburyo bw'Imana nk'uko bisanzwe muri kumwe n'intumwa y'Imana Apostle Evode, ubakunda kandi ubahoza ku mutima kandi wizera ko adashidikanya, hamwe no kwihangana dufite mu Mana. Imana izaduha ingororano z'uko kwihangana kwacu. Bibiliya iravuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Mukuri reka nsuhuza abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda badukurikirana. Hari abaduhamagara tukabafasha, hari n'abandi baduhamagara ntitubone uburyo bwo kubafasha, hari n'abaduhamagara umwuka ntatwemerere gusengana nabo, kubera ko ntabwo abantu bose baba barayobotse ibintu bimwe. Hari igihe umuntu agenda akajya mu myuka mibi, akajya mu bapfumu, akagera ku rwego uwe yumva ko akeneye ko Imana imukiza ariko adakeneye Imana. So ndabivuga nte, hari igihe umwuka akwereka umuntu wakuvugishije akeneye gukira ariko ntakeneye ukiza. So rero icyo gihe ntabwo tukigifite cyo gutakaza babiri cyangwa batatu babanje gusenga bakemerera Imana, bagakingura imitima yabo. Abo nibo turi gufasha, kubera ko ntabwo nenda kugufasha uri wo kurimbuka ngo nzaguhemberwe. Sinzi icyo kintu niba cyumvikana. Ngiye kwinjira mu bihe mvuga ibintu bikomeye, nzi ko ari na bamwe muri mwe ntazajya mbyemeranyaho namwe, ariko kandi niko kuri, kuko ntabwo ndiho ngo nshimishe imitima y'abantu, ahubwo ndiho ngo nshimishe umutima w'Imana. Cyane ko abantu nta gihembo baguha, ariko Imana izaduhemba, niyo yaduhaye akazi. Rero cyane ko muri kino gihe benshi iby'umurimo barabijugunye, barabitereranye. Ubwo rero twe dusigaye reka tuvuge ukuri uko kuri, hanyuma tutibutse impanda ya Kristo, tuve mu isi dutaye. Abenshi mureke twubake aho tujya kuruta kubaka aho tuva. Nzi ko hari inyigisho nyinshi zizarwanya ibi, hari n'abizaduhagurukira, ariko ndumva maze gutega agahanga bihagije. Bibiliya iravuga ngo muzishime ubwo bazabatuka bababeshyira, babarenganya, babampora, ngo ingororano zanyu mu bwami bwanjye zizaba ari nyinshi. So rero mugiye kuzajya mubonaho n'ijambo ry'Imana muri church, aho tuzajya tuba twagiye kwigisha sometime, kubera ko ndifuza kwagura uyu murimo, hanyuma tukagira n'abanyamakuru babidufashamo. Imana izatuyoboraho, ariko bo nyine bo nta byo kuvuga ngo rakora gusa ngo akorere Imana. Bo ni umwuga bahuguriwe, bigiye, bagomba kujya bahemberwa. So rero uyu munsi kinzanye hano, icyo ngarutse kubabwira ku bijyanye n'ibicaniro by'umubi. Tagira ngo mbabwire uburyo abenshi ibitambo bitambwa. Ngiye kuvuga ibintu abenshi batari bazi. Imihanda myinshi ku isi igwamo abantu ntibamenye ibyo ari byo, bakumva ko ari impanuka zisanzwe. Hariho systeme nyinshi zikomeye Imana yamishuriye. Rero munyemerere tubanze twambaze Kristo kugira ngo iki kiganiro tugiye gukora kigirire umumaro abantu, ariko ntikigire inkurikizi mbi, kuko turashaka kuvugira Yesu igihe kirekire. Duhamagara ibintu byinshi, tubitse byinshi abera bagomba guhabwa. Rero mujye mutwingingira kugira ngo tubashe gutambutsa ukuri kw'ijambo ry'Imana, n'ibyo Imana dushyira ku mutima, tudakebakeba, tutareba hirya no hino, cyangwa se tutikanga ibi n'ibi. Bene data, isi yubatswe mu buryo bubi cyane, kuko kuva Adamu yacumura na Eva, icyaha cyahise cyinjira mu bantu. Bityo rero uko ibyaha birushaho kugwira, niko abantu bagenda barushaho kuba babi. Ngira ngo mujya mubona imiryango imwe n'imwe ifite abana b'imfura babaye amadebire.
ndavuga ku isi yose muri rusange. Muzabona n'abandi imbwa ye cyangwa mu gipangu cye, aho kugira ngo iburare we yaburara. Hariho rero abantu bamwe na bamwe bafitanye connection n'utunyamaswa tumwe na tumwe. Estarasiyo y'ubutunzi bwabo ikaba yesitaye mu mbwa, pusi, mbeba, inzoka. Hari n'abazitunze mu nzu. Uyu muntu rero iyo agiye gukora amasezerano n'imyuka mibi, ibitamba kenshi babasaba ni amaraso. Amaraso bituruka mu isezerano rya kera, kuko nta kintu Satani akora kitari fotokopi y'iby'Imana yagiye ikora. Nukuvuga ngo Satani we icyo akora, niba ari umuntu Imana iremye, we araza wa muntu amwambure isura y'ubumana, noneho amwinjizemo roho ye, umuntu wa housing agaragare, ariko ibimuvamo biba ari ibisataniste. Niba Imana ikorana n'inuma ziguruka, Satani araza akorere mu gihunyira nacyo kiguruka. Rero ibitambo by'amaraso, impamvu byakwa, abantu bakapfa, bamwe bakagwa mu mpanuka bacitse amaguru, undi ukumva arahagaze arumye. Ni ukubera iki? Satani yakopiye systeme yo mu isezerano rya kera n'iriyo mu isezerano rishya, kuko amaraso ni ikintu gikomeye. Iyo amaraso amenetse, haba habaye ikintu kimeze nk'icyo bita igihango. Imana ifashe uze kunyumva witonze. Rero mu isezerano rya kera, murabizi ko iyo umuntu yacumuraga, yashakaga inuma y'intungura bakayibaga bakayitambira Uwiteka, cyangwa agashaka inka nziza idafite inenge, abakaba ariyo batambira Uwiteka, cya kikamuvaho. Rero Satani we yafashe ibyo arabicurika. Iyo bagufashe ukarangara ugatambwa, amaraso akameneka kuri wowe amaraso ya Satani akayamena. Ikiba kibaye ubugiranye igihango, umuntu wayamennye cyangwa wagutambye abagiranye igihango gikomeye n'imyuka iri sataniste. Ntabwo wumva se ko Imana yari ifitanye connection n'amaraso nko mu buryo bw'igihango cy'abana b'Imana n'ijuru? Muri spiritual hari ikintu kiba kibaye, ntari bubonere izina neza, ariko nawe ushobora kucyumva. Haba habayeho amasezerano akomeye. Ibitambo rero no mu isezerano rishya, Yesu Kristo yajombwe icumu mu rubavu, aterwa imisumari mu biganza, amaraso aratungereza, akubitwa inkoni zitwa inga, amaraso arameneka. Niyo mpamvu tuvuga ngo yaducunguje amaraso y'igiciro.
wayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu isi bose ageza aho atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu isi bose ageza aho atanga ubugingo bwe niboneye urukundo rw'umukiza ari we wacunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe niboneye urukundo rw'umukiza. Imana itugirire neza. Hanyuma Satani nawe rero izo systeme zose zijyanye n'amaraso yarazikopiye kuko azi kiba kibaye mu isi ya spiritual. Niyo mpamvu akenshi umwaka utangira impanuka ntiziba nyinshi n'impfu ntiziba nyinshi, ariko iyo umwaka urangira impfu ziba nyinshi. Kuki ziba nyinshi? Ikuzimu baba bari kuvanga imihigo twahize umwaka utangira, abo tuzahitana, ibitambo twasabye abantu tibarabitanga. Abakorana n'iyo myuka nabo bamwe na bamwe babahigwe bisi baba bahawe kondisiyo yo kuvuga ngo nutabikora nawe urapfa. Ariyo mpamvu mbabwira ngo aba bapastori bamwe na bamwe bababeshya ngo nta bitambo bibaho, ngo nta Satani ubaho. Mwitonde, mubitondere. Ibitambo bibaho. Naratangaye. Merutse kuganira n'umuntu umwe mu bakomeye mu Bushinwa, cyangwa se ugera hakomeye mu Bashinwa. Mubaza ikibazo, ndamubaza ngese kuki ari mwe bantu mukunda gutsindira imihanda ku isi, murabubatsi pe. Amenera ibanga rikomeye. Nibwo namenye ko ibintu by'ibitambo muri Afurika ahubwo urwego rwacu ni ruto cyane. Mbere yuko aba Bashinwa bubaka imihanda, hari si zose kampani zabo zose, ahubwo ni bamwe muri bo mubizerera muri iyo myuka, kuko hari nabo yubaka ariko basenga bizera Kristo. Ubwo mvuga mu gisata cy'abizerera mu myuka iri sataniste, kuko hari n'Abashinwa beza bakora imirimo ariko noneho bakorana n'Imana. Mbere yuko bubaka iriya mihanda bagomba kubanza gusinya amasezerano yo kuvuga ngo umuhanda uva Tanzania ujya hanaha ku isoko iri n'iri, mbere yuko wuzura turasinya ko impanuka zizaberamo hazapfiramo abantu 100 cyangwa 200. Ibyo bitambo bigasinyirwa. Nibwo muzabona hari imihanda imwe n'imwe
ku isi mbere y'uko iyo mihanda yuzura habanza kuba impanuka z'akataraboneka, cyangwa baba bari bagiye kuzawutangira hakabanza kugwa abantu batagira ingano. Ndetse sometimes ukabona iyo mpanuka ntiyari ikwiye kubera aho hantu. Iryo ni ibanga rimwe mene y'abantu. Niyo mpamvu mbashishikariza, mbere yo guhagurukitsa ikinyabiziga cyawe, mbere yo kugenda, banza wirageze amaraso ya Yesu Kristo, banza wishire mu Mana, banza wikonekte n'umwuka w'Imana, uzagenda amahoro utahandi mahoro. Ibindi bitambo bitambwa ni ibitambo byo guhitana abantu. Intambara zose zigira amaraso ameneka, ibitambo by'amaraso. Ibyo abanyepolitike bo ku isi babizi kuturusha. Abapfumu benshi ntago wamujya imbere udatwaye ibyo bita imifuragiro. Hanyuma ikindi cya kabiri, aba basitari ku isi abenshi, abadasenga, abatarihuje na Kristo Yesu ngo babatizwe mu mazi menshi, bakunda kwamamara ari uko babanje guhitana ba nyina, batambye barumuna babo, bakuru babo, bashiki babo. Umuntu yamara gupfusha nyina ukabona baye igihangange ku isi. Hari n'amasinye bagenda babereka ariko abantu ntimubyitaho. Ari nayo mpamvu dushishikariza urubyiruko kujya mu Mana, kubera ko nutajya mu Mana uzabyicuza ukuze. Hari indirimbo zimwe na zimwe zamamaza Satani, bamwe baraziririmba abandi bakazibyina batazi ibisobanuro. Rero iyi myuka y'ibitambo nzayivugaho ibintu byinshi sininda. Abashaka ko tuzakomeza tugenda tutanga aya mabanga, murabyandika hasi, hanyuma tuzakomeze kugenda tumena amabanga amwe n'amwe. Ndagushimiye wowe warudukurikiranye. Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara. Imana ikwiteho kandi Imana igushoboze guhishurirwa ibirenze, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Rero wowe ugira uruhare mu gukora subscribe, uri umuntu w'umwihariko udasanzwe kandi ngusabira umugisha buri munsi. Wowe usharing ubutumwa dutambutse ukabusangiza inshuti zawe, ubu uri kudufasha ivugabutumwa, umuvugabutumwa bwiza wa hano muri Riratashye Ministry. Wowe ukora like ukatwereka ko wabikunze, Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara. Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza. Amen.